y'Imana akamuhindukira uburyohe, akamuhindukira ubuzima. Ni umutima urimo gucurangira umwami byose kugira ngo bigire ubuzima kandi burambye kandi bunezeza Imana, biva mu mutima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Buri gitaramo rero cyose gitegurwa cyagenewe kunezeza nde? Uwo dutaramiye, umushyitsi mukuru. Nubwo atari umushyitsi, ari we nyiri urugo, ari nawe nyiri atwe, ari we data wa twese, ariko igitaramo kibereyeho kunezeza uwo dutaramiye. Hanyuma baza gutarama bakabyungukiramo, ariko si twebwe cyari kigize gute? Cyari kigenewe. Haleluya. Haleluya. Igitaramo cyose, imbyino zose, ibihimbano byose, indirimbo zose bigenewe uwo tubitura, ari we data umuremyi w'ijuru n'isi, niwe bigenewe. Haleluya. Hanyuma twebwe abaje gutarama, abaje kumubyinira, abaje gukorera muri presence ye mu kubaho kwe, tukabyungukiramo, ariko ubundi byari bigenewe we. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntago rero kigenerwa mbere na mbere abatarama. Ni nayo mpamvu mu myiteguro yacyo icyo dukwiriye gushyiraho umutima bakundwa, mu myiteguro y'igitaramo, mu myiteguro y'umuhuro w'abera, mu myiteguro w'imirimo nk'ingi dukorera munsi yo kubaho kw'Imana, uwo dukwiriye guhanga amaso, uwo dukwiriye kwibaza niba byamunejeje, ari wa wundi dutura igitaramo. Rwose babiteguye ntibibe byiza, tukaza ntituryoherwe, tugasanga amajwi ntavuga neza, ni koko twabihirwa. Ariko muri uwo mwiteguro wose, abategura igitaramo, umuntu wa mbere bakwiriye gushyiraho umutima, intego aho ikwiriye kwerekera ni ukwibaza ngo ese data dutaramira ibi bintu arabinezerewe. Haleluya. Dutegura tujye dushaka ibinezeza data, kuko niwe nyiri igitaramo. Imana ishimwe cyane. Kandi ndababwiza ukuri, data nanezerwa ntidushobora kuvira mwaho. Twese tuzanezerwa, tuzahembukira mu kubaho kwe, tuzakirira mu kubaho kwe, kuko iyo anezerewe aragaba, aratanga. Haleluya. Asuka kubaho kwe. Imana ishimwe cyane. Salomo amaze gutegura urusengero rw'Imana, amaze gukora nk'ibyo yari yabwiwe mu buryo bwose, ubwiza bw'Imana bwaraje bwuzura mu rusengero, gahunda zirahinduka, umunezero bamwisha, abatambyi bananirwa gukora uko bimenyore, kubera ko Imana yanejejwe n'uburyo bitaye kuri detaye yo kunezeza umutima w'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Intego rero bakundwa y'igitaramo icyo ari cyo cyose, n'amateraniro ayo ari yo yose, ni ukunezeza uwo dutaramira. Hanyuma twebwe abaje gutarama tukabyungukiramo, ariko si twebwe byagenewe. Imana ishimwe cyane. Imana rero ikunda igitaramo, ariko ikunda cyane cyane igitaramo cyakomotse hehe? Mu mutima. Ku ngoma y'umwami Hezekiya, umwami Hezekiya yubashye Imana, agarura iminsi mikuru. Abisirayeli bari barataye iminsi mikuru y'Uwiteka, agarura ibintu byose Uwiteka yari yarabasabye. Ni ahantu hamwe gusa nafashe kugira ngo mpatange nk'urugero, ariko nusoma ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera, uzabona uburyo Imana ikunda ibitaramo, uzabona uburyo Imana ikunda iminsi mikuru, uzabona uburyo Imana yari inezerewe, abantu bishima. Hari n'iminsi mikuru bajyaga bagira yo kuza kurira imbere y'Uwiteka, kurya ibyo turiburi bijya muri twe, akaba ari twe duhaga twagubwa neza, ariko Uwiteka yarabahaye umunezero ku buryo barira n'imbere y'Uwiteka bakanezerwa. Imana nta kibazo ifitanye n'igitaramo. Haleluya. Hari igihe tuba mu mwuka tubwira ko kuba mu mwuka ari ukwifata neza, cyangwa twaba tutazi gusimbuka nkanjye tukibwira yuko abasimbuka bafite ikibazo. Oya, Imana nta kibazo ifitanye n'igitaramo. Imana ikunda umunezero. Imana nta kibazo ifitanye n'ibyuma birangurura. Oya, bishobora kwica amatwi yacu, abamaze gukura nabwo tukanduranya, ariko Imana nta kibazo ifitanye n'ibyuma birenga cyane. Imana ishimwe cyane. Reka turebe hano gatoya mu ngoma za kabiri. Ingoma za kabiri igice cya 30, uze kuhasoma hose kugira ngo wumve aho byaturutse. Ariko yari amaze kugarura iminsi mikuru y'Uwiteka. Ahangaha bari barimo kwizihiza Pasika. Pasika yongeye kugaruka, ndetse barimo bakora ngo basanga abatambyi n'abarewi ari bakeya, abiyejeje ari bakeya. Hezekiya nawe aritanga, batanga umwana w'intama wa Pasika, asabira imbabazi, yingingira abaje mu gitaramo, kuko habayeho amatangazo yo gutumira abaturage bose. Hanyuma bamwe ngo baza batiyejeje nk'uko basanzwe, ariko Hezekiya basabira imbabazi, ngo Imana yumva gusenga kwa Hezekiya. Hanyuma haba igitaramo kinejeje umutima w'Imana. Reka twumve gatoya kuva ku murongo 21. Ingoma za kabiri 30, turasoma 21, dusimbuke tujye kuri 25. Ngoma z'Abisiraheli bari Yerusalemu, bamara iminsi 7 baziririza ibirori by'iminsi idasembuwe, banezerewe cyane. Bamara iminsi 7, ubwo yari iminsi 7 y'ibirori, y'ibitaramo, y'ingoma,
y'amashakwe no guturira Uwiteka ibitambo byinshi, ngo baziririza ibirori n'imitsima idasembuwe banezerewe cyane, kandi Abalewi n'abatambyi bagahimbaza Uwiteka uko bukeye. Muri iyo minsi 7 bagahimbaza Uwiteka uko bukeye, bamuvugiriza ibintu bivuga cyane. Mwumvise ko Uwiteka nta kibazo afite cy'urusaku? Mana ishimwe cyane. Iyo umuntu atarabimenyera avuga ati ariko abantu bavugira icyarimwe Uwiteka bumva ate? Amatwi y'Uwiteka ntameze nk'ay'abantu, yumvira isi yose icyarimwe. Ngo bagahimbaza Uwiteka uko bukeye, bamuvugiriza ibintu bivuga cyane. 25 ngo iteraniro ryose ry'Abayuda n'abatambyi n'Abalewi n'iteraniro ryose ryavuye ibw'Isiraheli n'abashyitsi bavuye mu gihugu cya Isiraheli n'abatuye Ubuyuda baranezerwa. Haleluya. 25 ngo nuko i Yerusalemu haba umunezero mwinshi. Uvuye hehe? Mu minsi mikuru yatangiwe Uwiteka. Nuko i Yerusalemu haba umunezero mwinshi, kuko uhereye ku ngoma ya Salomo mwene Dawidi umwami wa Isiraheli ntihigeze kubaho nk'ibyo i Yerusalemu. Maze abatambyi n'Abalewi barahaguruka basabira abantu umugisha, ijwi ryabo rirumvwa, gusenga kwabo kugera mu buturo bwayo bwera ari bwo juru. Haleluya. Murumva uburyo Imana inezererwa igitaramo, inezererwa ibiyituwe. Imana iranezerwa ngo gusenga kwabo kurumvwa. Haleluya. Barimo basabira abantu umugisha, Uwiteka yumva ubwo busabe bwabo abaha umugisha. Ngo ijwi ryabo rirumvwa, gusenga kwabo kugera mu buturo bwayo bwera ari bwo juru. Bakundwa mu mwami, niyo mpamvu igihe cyawe cyo gutarama ukwiriye gutegura umutima wawe. Haleluya. Kuko Imana inezererwa abayihimbaza, ariko bikomoka hehe? Mu gitaramo cyo mu mutima. Imana ishimwe cyane, ntukabyibagirwe. Imana ntireba nk'abantu. Dushobora kureba mu bayumbe basimbuka, tukabona usimbuka cyane kurusha abandi, tukabona ni byiza. Dushobora kumva amajwi. Imana yanjye hano havuye ariko umusore uririmba, mwamwumvise namwe? Hari amajwi meza aba ayunguruye, twebwe tukaryoherwa mu matwi yacu. Ariko bakundwa, Imana ntireba nk'abantu. Amajwi ni meza, imbyino ni nziza, ariko biryohera amatwi y'Imana iyo bikomotse hehe? Mu gitaramo cyo mu mutima. Iyo bidakomotse mu gitaramo cyo mu mutima, binezeza twebwe abaje gutarama, ariko Imana ikabireba. Nanjye uvuga ngo ikumirwa, ntiyumirwa, ariko irabireba. Kavuga iti cyamubwira icy'ingenzi hejuru y'iya mpano namuhaye, icyamubwira icy'ingenzi. Imana ishimwe cyane. Tukiri mu isezerano rya kera bakundwa, nta cyahindutse, ibitambo bakibitamba, iminsi mikuru bakiyizihiza, ariko imitima yabo yarateye Imana umugongo. Ya Mana yanezezwaga nuko baza, ya Mana yishimiraga ko bagarutse mu nzu yayo, ya Mana yishimiraga ko iminsi mikuru bakomeje kuyikora nk'uko babisabwe, iminsi mikuru batayiretse, ibitambo batabiretse. Bakundwa, ariko imitima yabo yarateye Imana umugongo. Mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya mbere, uze kuhasoma, ndasomaho umurongo umwe gusa wa 12. Ya Mana yanezerwaga ibitambo, ivuga ijambo rikomeye ribabaje. Iravuga ngo iyo muza kunshengerera, ninde wababwiye ngo muze kundibatira urugo? Ibyari amashakwe n'imbyino, ibyari binejeje umutima w'Imana, Imana igira gute? Irabizinukwa. Ahandi hantu hamwe yarabwiye ngo erega ibitambo si byo mbagayira, kuko inka z'ibirarashyamba zose nizanjye, inyamaswa zose nizanjye. Nagira ngo mbabwire, nanjye nibwira, Imana ntifite irungu, ifite igitaramo cy'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abamarayika. Haleluya. Nta rungu ifite, ariko igitaramo cyacu kirayinezeza ryari? Iyo gikomoka mu mutima. Haleluya. Umutima usabanye n'Umwuka wera, umutima wihana, umutima urizwa no kubabaza Imana, umutima wihutira guhindukira iyo wasitaye, hanyuma igitaramo kigakunda kikanezeza Imana. Ibyahoze binejeje umutima w'Imana rero, Imana irababwira ngo muza kunshengerera, ngo ninde wababwiye kuza kundibatira urugo? Nukomeza hepfo uraza kumva uburyo bibabaje, ariko inkuru nziza nuko Imana y'imbabazi itabirukana nubwo baje kuyiribatira urugo. Ku murongo wa 18 irababwira ngo noneho rero ngo nimuze tujye inama. Muri iki gice cya mbere cya Yesaya, nimuze tujye inama. Yemwe bataramyi, ibyari igitaramo byahindutse kuribata urugo rw'Imana. Simbata, njyewe Imana simeze nk'abantu, nuzuye imbabazi no kugira neza, ngo ahubwo nimuze tujye inama. Ngo nubwo ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku, njyewe Uwiteka ndabyeza ngo bimbere nka sheregi. Nubwo byaba ari umutuku cyane, ngo ndabyeza ngo bihinduke kwera nk'uko ubwoya bw'intama. Mwumve Imana y'imbabazi. Haleluya.
mwumva imana y'ubuntu bwinshi, mwumva imana itaturebera mu kivunge. Dore turi benshi, turi beza, turasa neza, ariko imana irakureba ku giti cyawe. Imana yindeba uyu mwanya ntabwo indeba nk'umuvugabutumwa, bashobora kunyakira nk'umuvugabutumwa, ariko imana ntindeba nk'umuvugabutumwa, indeba nk'umwana wayo. Haleluya. Iratureba umuntu ku giti cye n'uw'agaciro mu maso y'Imana. Haleluya. Imana irabizi mu ijuru ngo muri wezi twataramye, healing yaduteguriye turataramye, ariko igiye kutureba suko ireba. Irareba buri mukobwa muri healing, buri musore wo muri healing, irareba buri mukobwa, buri muhungu wicaye hano, kandi buri muntu wese n'uw'umwihariko mu maso ya. Buri wese rero amuhamagara ngo ngwino tujye inama. Ni ibiki byatuma igitaramo cyawe kitanezeza Imana? Ngwino tujye inama, ngwino nkweze, ngwino ngutunganye. Muri njyewe niho habamwe imbaraga zo gutungana kose no kwezwa kose, kugira ngo tudakatakaza umwanya, kuko dufite igihe gitoya ku isi, tukazakomereza mu gitaramo cyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nongere nkubwire, ahangaha Imana ibagaya, ibitambo ntibyari byagabanutse, ariko byari ibitaramo bigeretse ku kwigomeka ku Mana. Ariko Imana y'imbabazi ntiyabata, nubwo yabacyashye ikababwira ngo bimuribatire urugo, ariko ntiyabataye. Irabacyaha ariko ntibasunika, irabacyaha ikavuga ngo nimuze tujye inama, mbeze mbatunganye. Imana ishimwe cyane. Igitaramo cyose rero kinezeza umuremyi, kuko nakomeje kubivuga, gihera mu mutima, ntukabyibagirwe n'umunsi wa rimwe. Gutunganya iby'inyuma twese biratworohera. Kuba umuntu ategura igitaramo byanze bikunze, ntashobora kutazita kuri soundi, ntashobora kutazita ku muteguro, ntashobora kutazita ku bazaza, ntashobora kutazabyitaho, ariko uzajye wibutsa agatima kwawe, nanjye nibutsa agatima kanjye, nkabwire ngo umuremyi wanjye arimo arabireba ati ko ari we nyiri igitaramo, ko ari we dukorera, hanyuma abantu bakabyungukiramo. Imana ishimwe cyane. Uyu mutima kutawuha Imana ngo iwuturemo, igitaramo kiwuberemo, ntekereza ko ari cyo gihemu cya mbere, icyo gihemu cya mbere cyo guhemukira uwadukunze bikomeye. Haleluya. Yesu yarakwihaye ngo mutuze mu mutima wawe. Iyo ushyizemo ibindi bintu uba umwirukanyemo rwose, kandi yarakwihaye ngo mutuze mu mutima wawe. Haleluya. Imana itugirire ubuntu. Muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 kugeza kuri 20, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 tugeze kuri 20. Haravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Siho ndi butinde nubwo naho ari ingenzi. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Uwo rega niwe utuma imitima yacu igira igitaramo, niwe dutaramana by'ukuri. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Si rimwe na rimwe, si muri uyu mugoroba mwiza, ahubwo ni ibihe byose. Ngo niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Wumvise aho Imana izaza ikaba imbere muri wowe. Imana ishimwe cyane. Ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Muri mwe niho yashimye ubuturo bwe, kuba muri twe, muri nje, muri wowe ni warizeye Kristo. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, abisi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, muri Kristo, namwe mukaba muri nje, natwe tukaba muri Kristo, nanjye nkaba muri mwe, Kristo nawe akaba hehe? Muri twe. Haleluya. Muri aya magambo haratubwira ngo umufasha wo kubana natwe ibihe byose twaramuhawe, ngo turamuzi kandi kuko abana natwe. Si ukubana gusa, ahubwo azaba muri twe imbere. Iki ni cyo gihe cyonyine turimo cya nyuma yo gusubira mu ijuru kwa Yesu Kristo. Nicyo gihe cyonyine Imana yaje ikaba mu muntu. Haleluya. Kera barasurwaga, yavugiraga ku musozi, yavugiraga mu bahanuzi, yavugaga mu buryo butandukanye, hajyaga hamanuka marayika w'Uwiteka, yajyaga atuma abamarayika bakagenda mu bantu. Ariko iki gihe cy'umwuka wera nicyo gihe cy'igitangaza, ariko nicyo gihe twebwe bagituyemo tutazi icyo ari cyo n'agaciro kacyo. Imana itugirire ubuntu bakundwa. Nicyo gihe cyonyine Imana umuremyi w'ijuru n'isi,
Haleluya. Yaje igatura mu mwana w'umuntu w'inyama n'amaraso, w'ibumba, umwana w'umuntu urwara, umwana w'umuntu w'intege nke, umwana w'umuntu ibintu bihinduka gatoya. Ikintu nkivuge nuko nubwo kidatomoye, kidafite ikinyabupfura. Ejo mundi narinda ahantu muri office ahantu yicara, numva ndwaye mu nda hari burungushura vuba from nowhere, nta hantu bivuye. Umva isomo nge nakuyemo, naravuze ariko umwana w'umuntu aroroheje kweri. Yo mu nda hiburungushe hakurikiraho iki? Umwana w'umuntu aroroshye. Naravuze ariko umwana w'umuntu aroroheje, ariko umwana w'umuntu, ubu bana b'abantu twiratana iki? Umwana w'umuntu aroroheje, ashobora kumva afite isuku, akumva arahumura neza, akumva yambaye neza, ariko umwana w'umuntu uroroshye ku kigero gikabije. Ndoroheje ku kigero gikabije. Uziko ibyo bintu by'uburungushiye bishobora kuba utabiprogramye, uri mu modoka, uri mu muhanda ahantu, uroroshye. Ariko muri uko koroha kwacu no kudashinga kwacu no kuba twaravuye mu gitaka tuzanagisubiramo, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, haleluya, yemeye kuzitura hehe? Muri twe. Ariko tubimenyaho gake, turimo turende kumera nk'abisi. Abisi nibo Yesu yavuze ngo abisi ntibashobora, ngo ntibamuhabwa, ikindi ntibamurora kandi ntibanamuzi. None natwe tubaye nkabo, ntitumurora, ntitumuzi, ntituzi ko ari imbere muri twebwe, bigatuma tutamenya agaciro n'ubuntu twagiriwe n'Imana ngo tubyubahe, tubyubahirize, tubirinde, tubyitwararike, kuko tutamenye ko Imana umuremyi w'ijuru n'isi, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ishobora byose, yururutse ikaza ikaba muri twebwe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hanyuma ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Umwuka wera yaje mu muntu bya nyabyo. Haleluya. Ni nawe rero ushobora kumusobanurira ubutatu bundi budasobanuka mu bwenge, kuko Yesu yavuze ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data. Yesu ari muri Data. Iyo ushaka kumugira sumana munsi y'Imana, nuko ubutamenya ibi bintu, kuko aravuze ngo umunsi muzabimenya. Umwuka wera nimuhabwa ibi bintu bizasobanuka. Muzamenya ko ndi muri Data, hanyuma namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwebwe. Mana ishimwe cyane. Umwuka wera abyandike mu mitima yacu, abyandike mu kumenya kwacu, hanyuma tugubwe neza. Haleluya. Umwuka wera naza muri mwe, muzamenya neza ko ndi muri Data. Ntiwakwemera ubutatu, ntiwasobanukirwa ubutatu Umwuka wera atabukubwiye, atabuguhishuriye. Ngo ariko uwo munsi muzamenya ko njyewe ndi muri Data. Mana ishimwe cyane ko nta tandukaniro nka kwa kundi yasubije Filipe amubajije ngo twereke Data wa twese biraba bihagije. Arambwira ati Filipe, twabanye imyaka yose ntabwo uramenya, umbonye abagize gute? Ababonye Data. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma na Mwuka wera rega ni kimwe naho ngaho, kuko yaratubwiye ngo nzazaho muri. Yesu yaramaze kuvuga ko tuzoherezwa, nusoma hejuru azatwohereza Umwuka wera, ariko arangije atubwira ngo azazaho turi. Muri make Yesu arahari, Umwuka wera arahari, Data arahari. Imana ishimwe cyane. Icyama ibi bintu tukabimenya, bikagira uburemere bikwiriye guhabwa mu mitima y'abantu b'iki gihe. Twebwe twagize umugisha wo kuvuka muri iki gihe. Haleluya. Tuzamenya neza ko turi muri Kristo, nawe akaba muri twe. Turi generasiyo rero bakundwa, turi urubyaro rw'igitangaza, rwasezeranijwe kandi ruhabwa ibintu bikomeye Imana muri twe. Turi urubyaro, turi generasiyo y'igitangaza yasezeranijwe, inahabwa ibintu bikomeye Imana kuza kuba muri twebwe. Mu byakozwe n'umwaka 2017, byakozwe n'umwaka 2017 haravuga ngo Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Ndagira ngo ugumane aka kantu wenda konyine, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose. Muri bose ubwo turimo yemwe? Turimo cyane. Muri iki gihe twasezeranyijwe, twahawe gusukirwa ubuzima bw'Imana, Imana ubwayo muri twe. Haleluya. Haleluya. Igitaramo rero cy'ukuri cyo mu mutima natangiye nkubwira, kizanwa, kikarindwa, kigakomezwa n'ubusabane bw'uwo nguwo ufitanye n'uwo nguwo twahawe Imana muri twe. Igitaramo cyo mu mutima gitangizwa,
kikarindwa, kigakomezwa, kikagumishwaho n'ubusabane ufitanye n'uwo twahawe, umwuka wera muri twe, Imana hamwe natwe. Haleluya. Gitangizwa nawe, kigakomezwa nawe, kikarindwa nawe, ariko abana b'abantu bakabyitwararika. Imana ishimwe cyane. Ndahamya ko amazu atuwemo n'abantu bakomeye, niyo yarebeye kuri urayamenya. Afite abayarinda, ntari mu isoko hagati, ntari ahantu hajagaraye, ntari mu kajagari, kubera abayatuyemo bateye aho hantu batuye gukomera. Muzanabirebe niyo bimutse, araho tuziranyeho twese bimutse, hahinduka ahantu hasanzwe tukahagenda. Sinzi niba mwarahaciye namwe nkanjye kubw'amatsiko. Hariya bimutse murahazi? Kubw'amatsiko twari dukumbiye kuhaca, turahaca turahiyegereza, kuko bagize gute? Barahimutse. Bahimutse bajyanye n'iki? N'icyubahiro cyabo n'uburinzi bwabo no gukomera kwabo, kubera ko ikizana icyubahiro aho bageze nibo saho bahoze. Twebwe rero bakundwa, dutuwemo n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Turi generation, turi urubyaro rutimenye, turi urubyaro rutarimo kubisobanukirwa. Umuremyi w'ijuru n'isi akaza agatura muri wowe, muri njyewe n'intege nke zacu. Ibyo bintu ni ibyo kwitwararika. Niba amazu y'abakomeye tuyitwararika, ntankaswe njyewe, ntankaswe wowe, ubuturo bw'umwuka wera, cyangwa mukabimenya, ubuzima bwawe bwahinduka. Haleluya. Imibereho yawe yahinduka, igitaramo cyawe cyo mu mutima cyarushaho kuryoha, wagihoramo, wahorana ikanguro muri wowe, wahorana umutima ukangutse, wahorana ububyutse, wahorana akariro k'Imana kaka mu mutima wawe, kuko nibigishakirwa kure. Yesu yabibwiye wa mugore muri hano igice cya 4, haravuga ngo igihe kiraje kandi kirageze ubwo abashaka data batamushakira ibunaka. Haleluya. Bafite igitaramo mw'imbere muri bo, basengera data mu mwuka no mu kuri. Imana nibayishakira ku bantu, yaraje yegerana nabo. Haleluya. Kandi Imana ntishingira ku mbaraga no ku ntege nke z'abantu, irihagije mu mbaraga. Imana ishimwe cyane. Ahubwo iyo twamenye ko turi abanyantege nke, biturushishaho kuyegera. Haleluya. Imbaraga zayo zikuzurira muri twebwe. Ariko ikintu gitangaje nuko ab'iki gihe benshi ibi bintu batarimo kubimenya. Imana igukure muri abo ngo babiyoberwa. Haleluya. Turi urubyaro rwahawe iby'agaciro Imana muri twe. Yewe turi n'urubyaro mu by'ukuri, nkurikije aho ngejeje kumenya no kwitegereza, turi n'urubyaro rwose rukunda presence y'Imana, rukunda kubaho kw'Imana. Turayikunda. Benshi twishyura ikigozi cyo kurinda ibyo bahawe. Turi urubyaro rwahawe umugisha, ruvukira muri iki gihe aho Imana yahisemo kuza gutura mu bayizera mo imbere. Turi n'urubyaro pe rukunda presence y'Imana, rukunda kubaho kw'Imana. Ariko turi urubyaro rudapayinga the cost. Turi urubyaro rutishyura le prix qu'il faut. Turi urubyaro rutishyura ikiguzi gikwiriye kugira ngo ibyo twahawe birindwe. Wambaza utise kuri mwuka wera ubikora, ubirinde uti. Haleluya. Ibi bintu bimwe bivuzwe, abantu bamwe babyita legalisme, kuvuga amategeko cyane, abandi bakavuga ko atari ubutumwa bwiza kuko tutagumye kuvuga gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa murabizi ni umurimo Yesu yakoze, tutawugizemo uruhare. Haleluya. Iyo tuvuze ibyo kwitwararika ibyo twahawe, abantu bamwe baravuga ngo murimo muratwigisha iby'amategeko, gukizwa n'amategeko, abandi bakavuga ngo ntago muvuga ubutumwa bwiza kuko ntimwagumye gutsindishirizwa. Ntimwakomeje kuvuga umurimo Yesu yakoze. Ni ukuri umurimo Yesu yakoze uruzuye, ntugire intege, ntugire amakemwa, urahagije. Yawuzaniye abanyabyaha rwimbi nkatwe. Imana ishimwe cyane. Ariko uyu murimo iteka ryose, mu birabura no mu bazungu, mu bize n'abatarize, mu bakomeye n'aboroheje, iteka aho uyu murimo ugeze hazabaho response, hazabaho igisubizo. Hari ikintu kizaba muntu umurimo w'ubuntu wagezemo. Imana ishimwe. Ntashobora gukomeza kubaho nk'uko asanzwe. Niba inzu y'abakomeye
bayigeramo ibintu bigahinduka. Ntabwo Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ntabwo imbuto itabora yagera mu muntu ngo akomeze kubaho nk'uko yabagaho. Ntibishoboka ko no kwizera kw'aba atari kuzima. Nasomye mu nzandiko za Timoteyo, niba ari umunsi niba ejo simbyibuka, cya gice cya 3 kivuga uko ibihe bya nyuma bizaba bimeze. Hepfo baravuga ngo kwizera kwabo, kwizera Yesu kwabo, muri Bibiliya yera ngo kwizera Yesu kwabo, oya ngo bazaba badashimwa mu byo kwizera, niko Bibiliya yera ivuga. Hanyuma Bibiliya ijambo ry'Imana ikavuga ngo kwizera Yesu kwabo ngo kuzaba kwarahinyutse. Sinifuza gutunga kwizera guhinyutse. Haleluya. Imana itugirira ubuntu. Ni koko duhera ku kuvuga icyo Yesu yakoze ku bwacu, umurimo w'ubuntu mu mitima yacu tukawuvuga, ariko nta murimo w'ubuntu udakurikirwa n'igisubizo, udakurikirwa n'icyo wakoze, n'icyo wabyaye mu mutima ubuntu bwagezemo. Haleluya. Kuko urukundo rwe iyo turwakiriye ruduhatira gutangira kubaho kubwe. Bifite ukuntu bikoreka mu muntu, sinzi uko abigenza, wa mugani w'amuririmbyi nuko abikora, ariko umutima wose, ubuzima bwose bwakiriye urukundo rw'Imana, bwakiriye imbabazi twahawe ku musaraba i Golgota. Ubwo buzima hari ikintu gitangira guhinduka muri bwo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umunsi bwageze mu buzima bwanjye, ntarakora kuri Bibiliya, ntaratunga ijambo ry'Imana, ntarumva abigisha b'ijambo ry'Imana, muri iryo joro umutima wanjye waribwiye. Haleluya. Uribwira ngo noneho Hortense we, ngo ugiye kubaho unezeza Imana, ngo wabaho imyaka yose wiyobora, ngo ariko ugiye kubaho none uyoberwa n'Imana. Ntarumva ubutumwa bwiza bwinshi, ntaramenya ibyanditswe byera, ariko umurimo w'ubuntu wari wageze mu mutima w'umunyabyaha nkanjye. Haleluya. Nushobora kuhagera ngo umuntu akomeze gutarama nk'uko yari asanzwe atarama. Imana ishimwe cyane. Igitaramo kirahinduka, ugatarama uhinda umushyitsi, indirimbo ukazihimba uhinda umushyitsi, ukabwirizanya guhinda umushyitsi, kubera ko witegereza urukundo rw'igitangaza ubwo Yesu yajyaga ku musaraba ku bwacu. Haleluya. Babiririmbye abakundwa, yisize ubusa, asiga ubumana, yambara kamere k'umuntu, imbata umugaragu nkawe nanjye, ngo utarigeze amenya icyaha. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Ntabwo wavuga utarigeze agikora, utarigeze amenya icyaha. Haleluya. Ahinduka icyaha ku bwacu. Ni gute wakomeza gutarama mu buryo busanzwe? Ni gute wakwita ku ijwi ryo ku munwa utitaye ku ryo mu mutima? Ni gute wasimbuka gusa udafite icyo urimo uvuga mu mutima? Yagira amatsiko ngo ashaka kubaza, ariko ndaza kubegera n'ubundi ngira ngo mbabaze abasirimba nkajya maze mu mutima usimbuka niki? Burya nicyo cy'ingenzi. Musimbuka kuko mu myaka 20 ntabwo muzaba mukibishobora. Kada oye 20 ariko ni mike, 30 n'itanu nkaho ngo 40 muzaba mutagisimbuka. Nimusimbuke hakiri kare, ariko usimbuka n'ikintu uvugana n'Imana yawe, muziranyeho mugenzi wawe atazi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ubu buzima rero nubwo agaciro ku buryo bukwiriye kurindwa. Ubwo buzima butwakiriye umwuka w'Imana muri twe, Imana muri twe, nubwo agaciro ku buryo bukwiriye kurindwa. Nari mvuze mu kanya ngo turi urubyaro rwahawe iby'agaciro kuko Imana yaje gutura muri twe. Twarabisezeranyijwe, bidusohoreraho, turabihabwa. Ikindi turi urubyaro nitegereje hakeya amaze kubona mu bihugu byacu bya Afurika n'ahandi wacu, nitegereje turi abantu bakunda kubaho kw'Imana, turi abantu bakunda presence y'Imana, ariko ikiguzi cyo kutabitakaza kugira ngo bidakerenswa, kugira ngo bidafata ubusa, icyo kiguzi rimwe na rimwe ntitukishyura. Imana itugarukeho kubwo buntu bw'Imana. Haleluya. Kuko abana b'Imana benshi bazimya gukora kwa Mwuka muri bo, bakabaho biyobora. Mwuka wera twamuhaye nk'umufasha, tumuhabwa nk'umuyobozi. Iyo anyoboye 1, 2, 3 sinsubire, sinkurikire, ijwi ryemera nk'uritakaje, ntakaje cya kindi twita sensibilité spirituelle, ngatakaza kumwumva. Mu rwandiko rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo 19, rwandiko Pawulo n'ikitoro rya Tesalonike 5:19, reka nihuteho hanyuma nsoze. Haravuga ngo ntimukazimye, ntimukagire gute? Ntimukazimye umwuka w'Imana. Ibi bintu ntabwo byandikirwa abapagani, kuko abapagani n'abataramenya Imana umwuka wera se bamuzimya gute? Se baramufite, se baramuhawe se? Ariko umuntu w'Imana, umuntu Imana yaje guturamo muri we, umuntu wahaye rya sezerano yuko twese mu gihe cya nyuma tuzasukirwa umwuka w'Imana, abo ni abamwizeye. Niba ubwirwa aya magambo ntimukazimye,
ntimukazimye umwuka wera w'Imana. Ifaransa baravuga ngo n'éteignez pas l'esprit. Mu cyongereza rino jambo sinzi niba kuvuga ngo quench not the spirit, do not quench. Ntimukazimye umwuka wera w'Imana. Umuntu ashobora kuzimya umwuka wera w'Imana akibwiriza, kubera ko Imana iticuza impano zayo. Umuntu ashobora kuzimya umwuka wera w'Imana agihanura. Umuntu ashobora kuzimya umwuka wera w'Imana agitanga, agisura abarwayi, agifasha abarushye n'abaremerewe, akigira neza. Ariko yarazimije umwuka wera w'Imana. Ibi ntibyabwiwe abapagani, byabwiwe abakristo, byabwirwaga abitorero. Nanone mu Efeso igice cya 4:30 aravuga ngo ntimuteze agahinda, ntimuteze agahinda, ntimuteze agahinda, ntimuteze agahinda. Umwuka wera mwahawe, kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ntago tumwamburwa, ariko tumuteza agahinda muri twe. Iyo tutamwumvira, iyo tutemera kuyoborwa nawe, tukiyoboza ubwenge, tukiyoborera hari inyungu n'ahatwungura n'ahadufasha, tumuteza agahinda. Ntago umwuka wera ari umunyantege nke ku buryo agira agahinda akivumbura nk'uko inshuti zijya zivumbura naho. Oya, ahubwo nuko yera akaba adatura mu mwanda. Mana ishimwe. Arera, aratweza, aradutunganya. Ariko kumwumva turabitakaza iyo tugumishijeho umwanda. Bakundwa, bakundwa, nta muntu n'umwe uzi ikiri mu mutima wanjye uyu mwanya. Mubo mwicaranye nta muntu n'umwe uzi ikiri mu mutima wawe. Ni wowe n'umwuka wera w'Imana wahawe. Ahabera mwiza, akaba umutunzi w'imbabazi. Nta gushinja, Satani niwe udushinja, ariko umwuka wera w'Imana aragukonvinsinga, arakwemeza, akakubwira ati ariko biriya bintu utinzaho amaso nta mumaro wabyo, biranduza umutimanama wawe. Akakubwira ati ariko urimo urakoresha igihe cyawe nabi, dore ntusenga, dore ntiwiga ijambo ry'Imana, dore ntiwiga ijambo ry'Imana, dore bariya abantu mugendana ntibakwegereza Imana, ahubwo bagenda bayigukamura. Akagenda akongorera mwene nk'ibyo, akakubwira ati dore ntubabajwe nuko wambabaje. Burya icyaha si igitangaza, umuntu wese yasitara. Ariko iyo twamuzimije, dukora icyaha ntagire n'agatima kadukanga, tugahangayikishwa nuko abantu batabimenya, tukitindaho si, tukigirira bya bindi byose bitari byo, tukaba abantu bibabarira, wumva barababajwe barahemukiye, tukihozaho amaso, tukanga kumuha n'ibyo byose, hanyuma tugatakaza kumwumva, tugatakaza sensibility, tukaba twatahira igitaramo cy'abandi, ariko twe tutakigira mu mutima, tutari bunagitahane, tutari bunakizane. Umwuka wera arahari kugira ngo ataramane nawe, ntiyazanywe no kuguciraho iteka, ariko arashaka ko utazimya umwuka wera wahawe, udatera agahinda umwuka w'Imana wahawe. Waramuhawe ngo nk'ikimenyetso akuriho kugeza ku munsi wo gucungurwa, kugeza igihe uzakurirwa mu kubaho kw'icyaha, kugeza igihe uzavira muri uyu mubiri. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Umwuka wera akururwa n'iki muri twebwe? Akururwa no kugira umwete wo kwera. Bibiliya iratubwira ngo nitugira umwete wo kwera, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kubera ko utejejwe atazabona umwami Imana. Imana ni nziza. Iyo imbwiye ngo ningira umwete, ntabwo ibivuze ngo wabishoboye ruta, ariko irashaka ko mbyihutira, irashaka ko mbishaka, irashaka ko mbyifuza, kandi uko mbigirira umwete no kubishobora biraho hafi. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Mu bintu bya attracting umwuka wera, akatureba hano turi muri kino kivunge, ariko akagira umutima aza akaryoherwa nawo, akagira imbyino aryoherwa nazo, akagira igisirimba aryoherwa nacyo. Ni umutima ufite umwete wo kwezwa, ni umutima urimo
uhurizwa no gutera Imana agahinda, ni umutima urimo kubabazwa n'ibyaha byawo, ni umutima urimo kubabazwa no kudakura kwawo no kugwingira. Reka ntidukwiye kugarukira ku rwego rw'ibyaha. Nasanze narwo burya ruciriritse. Uyu munsi nta muntu nanga, ntawe pe, ariko nta nubwo nkunda nk'uko Kristo akunda. Ubwo uzahora muri ibyo ngo urumva ngo ngiye ntawe nanga? None se wageze ku kigero cyo gukunda nk'uko Kristo akunda? Ndababarira, ariko si wageze ku kigero cyo kubabarira nk'uko Kristo ababarira? Tujya twongera abantu amahirwe, ariko si wageze ku kigero cyo guha abantu ubuntu kuko Kristo abutanga? Twebwe turi abantu bababara, tugahita dufunga umuryango, fini termine, uburiye nyibagirwa nanjye nkwibagirwe, ciriya nanjye ciriya. Ariko Yesu atwongera ubuntu buri munsi, buri munsi, buri munsi. Haleluya. Umwuka rero wera mu bintu bimukurura, akanezezwa n'igitaramo cya healing, akanezezwa n'igitaramo cyabereye muri Wells, akongera ariko akishimira igitaramo kiri mu mutima, akaba yakubona mu kivunge ukamubera inshuti. Ni umutima ufite umwete wo kwezwa. Ntibabashuke, dufite umwete wo gushaka amafaranga, dufite umwete wo kwamamara, dufite umwete w'ibintu byinshi, ariko mu ijuru standard yabo ntihinduka. Mu isi biraduhindukanye, bitwizingurutirijeho, niko bizahora. Ibiriho none sibyo bizaba bihari mu myaka 30, niko bimeze, ntibyoroshye. Ariko mu ijuru umuhungu, umukobwa, umukecuru n'umusaza basazanye umutima ufite umwete wo kwezwa, bakurura umwuka wera akaryoherwa. Haleluya. Ntibamuzimya, bahinduka abantu bihana, bahinduka abantu bifuza impinduka, bahinduka abantu bakosoreka, bahinduka abantu bagumana umutima umeze nk'uw'umwana muto. Ijambo ry'Imana rivugana nabo mbere yuko baribwira abandi. Haleluya. Ntibakurira mu byanditswe ngo babisumbe. Uziko rya bavuga butumwa dusumba ibyanditswe, ukajya ubisomera abandi. Mani tubabarire. Ikindi gikuru umwuka wera ni uguca bugufi. Guca bugufi ntibiba mu muntu. Kabishywa aricyo cyaha cyabanje gukora ishyano, kikamanura Satani kikamuta. Guca bugufi ntibitubamo. We bikubamo. Niyo mpamvu Bibiliya yadusabye kwicisha bugufi. Ni umwitozo utarangira. Ibigushyira hejuru ni byinshi. Uririmbye neza abantu bakishima, umva agatema kagatari ko burya udahari se konseri yaba. Twavuga ubutumwa abantu bakadukunda, kavuga ati genda rutansura igitangaza kabisa. Mva wakora ibintu neza ku kazi ugashimwa, ukavuga ati gerega ni n'umunyabwenge. Niyo mpamvu bidusaba kwicisha bugufi. Ku gatima kazazamuka avuga uti ca bugufi, uri umuntu ubuntu, uroroheje, uroroshye cyane 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 cyane. Aha ubuntu bw'Imana ntiwanabyuka, uroroheje ku buryo nta na gahunda ugira. Ushobora gupanga kuba mu gitaramo wajya kubyuka bikanga. Ushobora kuba ari we wateguwe gutera indirimbo za mbere, ushobora kuba ari njye muvuga butumwa bategereje bashyize kuri afishe, najya kubyuka bikanga, cyangwa ijwi rikanga gusohoka. Turoroheje cyane ku buryo dukwiriye kubwira imitima yacu buri munsi ngo umutima wanjye ca bugufi. Guca bugufi ni umwitozo utarangira, ni umwitozo unezeza umwuka wera. Arabyishimira, biri mu bintu bimwatarakitinga, akadutiza igikundiro cye, akadutiza ubwiza bwe, tugasaza n'itoto. Ariko iyo umuntu atamenya iri banga, atangirana mu buryohe agasoreza mu bubihi. Kagivuga atari ko yabaye iki, ko indirimbo kizifite, kagivuga atari ko yabaye iki, ko kibwiriza ngo yabwirizaga. Ariko umwuka wera yagize aricyagendana n'ubwiza bwe, dusigara turi ibipampara. Mutima wanjye ca bugufi, wibuke ko nta kintu na kimwe utawe. Umutima uciye bugufi wemera gukosoreka. Umutima uciye bugufi ntugagara. Umutima uciye bugufi ntushyira agaciro kacyo n'icyubahiro cyawo mu byo yatijwe n'Imana. Agaciro kakomeza yitoza, n'umwitozo utarangira, akomeza yitoza ko agaciro ke kaba yuko ari umwana w'Imana. Agaciro ke ni kari muri titre, ni kari mu kwamamara, ni kari mu mafaranga, ni kari mu bwiza n'imyambaro. Akomeza yibutsa umutima we ko igikomeye atunze ari uko ari umwana w'Imana. Umutima udaciye bugufi birawugora gusaba imbabazi. Aricara agategereza, akavuga ati nabo bazabanze baze, nibo bantangiye. Ariko Bibiliya ni nziza. Bibiliya iravuga ngo nujya gutanga ituro mu rusengero, ukajya gutanga ituro ryawe, ngo ukahibuka icyupfa cyo mugenzi wapfa nawe. Ni ukuvuga ngo bishobora kuba ari nawe byaturutseho, ngo uzasiga ituro ryawe usubire ugenda umusaba imbabazi. Haleluya. Rwanya ubwibone buzamuka mu mutima kugira ngo igitaramo cyawe gihore kinejeje Imana.
kagatatu nsoze ni inzara y'ibya Kristo. Inzara y'ibya Kristo. Haleluya. Gusonzera ibya Kristo. Inzara ni inyota y'ibya Kristo. Haleluya. Umutima usonzeye gukiranuka uzakurura Imana, kandi umutima uzahorana igitaramo cyo mu mutima. Umutima usonzeye Imana. Inzara y'Imana niyo izagukura kuri TikTok ikindi ni biki, Instagram, scrolling. Inzara y'Imana niyo izagukura mu scrolling. Menya amakuru yose y'ikigara afite umumaro natawugira. Inzara y'Imana niyo izagukura mu kivungi, ikagukura mu bantu, ukihererana nayo utazi gusenga, ukabwira uti ndi hano sinzi gusenga, nyigisha gusenga. Inzara y'iby'Imana niyo izagutera kwiyiriza kandi bikugoye, kandi inda yawe ifite inzara, ufite n'ibyo kurya ku meza yawe, ariko inzara y'iby'Imana, inzara y'ibya Kristo izagutera kwifuza gusengesha uburyo bwose bwo gusenga. Inzara y'iby'Imana izagutera kutanyurwa n'amashyi y'abantu, uzahora wibaza icyo data kuvugaho. Inzara y'ibya Kristo. Haleluya. Data turagushimye, iki gitaramo ni icyawe, twagiteguriye wowe, abana bawe bagiteguriye wowe. Tugutuye izi mbyino, tugutuye izi ndirimbo, tugutuye ubu bwitange, tugutuye kuhaba kwacu n'umwanya wacu. Aya masaha turayagutuye. Warakoze gutanga impano nziza mu bantu, ariko urongera twibukije igitaramo cyo mu mutima. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo tugire za zaburi n'ibihimbano by'umwuka, ngo ducurangire umwami wacu ngo mu mitima yacu. Dushoboze twese ko turi hano gutunga iki gitaramo cyo mu mutima. Aho twakujimije Mwuka Wera tugusabye imbabazi, aho twaguteye agahinda Mwuka Wera utugarukeho, uduhe kwihana by'ukuri, kwihana no guhindukira kugira ngo ubuzima bwacu buhembuke. Umugaragu wawe Petero yarabivuze mu byakozwe n'intumwa, aravuga ngo nuko nimwihane muhindukire ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza. Mwami, dukeneye iminsi yo guhemburwa. Wadusezeranyije ububyutse muri kino gihugu, watubwiye ko urubyiruko ruzazana ububyutse kuzarukoresha. Dukeneye iminsi yo guhemburwa, dukeneye gutarama indwara zigakira, twatarama abantu bakihana ibyaha, twatarama abantu bakabohoka, twatarama Mwami w'abami abantu bagahembuka, twatarama imitima igakira agahinda, imitima igakira ubwihebe, imitima igakira depression, imitima igakira ibyuho biri mu marangamutima yacu. Twatarama iminsi yo guhemburwa ikaza, ngwino udukize byuzuye mu mitima yacu. Aho twakuzimije kubera kutamenya, kubera kudaha agaciro ibyo twahawe, utugarukeho. Ngwino utwigishe kwihana by'ukuri, ngwino twuzuze ka gahinda ko mu bumana gatera umuntu kwihana kuticuzwa. Ngwino ugarura inzara y'inyota n'ibya Kristo muri twebwe. Dore duhagaze ku mihanda nk'abatagira icyo bakora, dore turi mu biganiro bidashira by'epfo na ruguru, dore turi muri chati zitarangira, dore amaso yacu ari kubyanduye, dore ku matwi yacu tuyateze ibitagira umumaro. Tugarukeho Mwami w'abami ab'igihe cyacu, tugarukeho uduha inzara n'inyota y'ibizawe Mukiza, tugarukeho Mwami, uturinde kuba muri bwa bwoko wahakana imbaraga zo kwezwa, icyo kwera gukora mu turifuza kuba mu bantu ukwizera Kristo kwabo kutahinyutse. Turifuza kuba mu bantu bashimwa mu byo kwizera, kuko waradutoranyije uduha kuvuka muri iki gihe aho Umwuka Wera yaje akaba mu muntu mw'imbere. Twigishe kubiha agaciro bikwiriye, twigishe Mwami kubyitwararika mu buryo bukwiriye. Dukize indwara y'igihe cya nyuma yo gutunganya ibigaragara y'amashimwe y'abantu Mwami w'aba. Imitima yacu yiharirwe nawe, imitima yacu yiharirwe nawe, maze iki gitaramo abamarayika bakibemo, umunezero mu ijuru ugwire. Umutima wawe unezererwe Mwami w'aba,
ubona abahungu n'abakobwa bakubyinira bivuye mu mutima, ubona abagore n'abagabo bagutambira bivuye mu mutima, bubashye izina ryawe, tugendana igitinyiro cy'izina ryawe, maze nawe usuke kubaho kwawe, abarushye baruhuke, abarwayi bakire, abari bahetamye bemeshwe, abari baremerewe baruhuke. Mwami w'abami, usuke kubaho kwawe kuduhembura. Erega niwe wadukiza, waca mu ndirimbo tugakira, waca mu ijambo ryawe tugakira, waca mu gusimbuka tugakira, waca muri byose tugakira. Reka usuke kubaho kwawe mu iteraniro ryacu. Mwami, ni wowe dufitiye inyota, ni wowe dushaka, ni wowe wenyine ufite ubushobozi bwo guhindura umunyabyaha rw'imbi, ni wowe ufite imbaraga zo kweza n'ibyaha byo mu ibanga hatabona, ni wowe ufite imbaraga zo gucagagura ingoyi n'uburetwa bw'ibyaha, ni wowe ufite imbaraga zo kumenagura addiction zose, ni wowe ufite imbaraga zo gucagagura imigozi y'ibyaha byo mu ibanga. Muri wowe harimo gukira, muri wowe harimo gukira. Ntabwo wazanywe no kudukiraho iteka, wazanywe no kudushaka, uzanwa no kudukiza. Imbabazi zawe ziracyari uko zari ziri, ntizigabanuka ku munyabyaha ubitinzemo, ntizigabanuka. Nubwo waducyaha ukatubwira ngo twashe kubiribatira icy'inzu yawe, ariko urongera ukaduhamagara ngo nimunyegere, nimuze mu nama zanjye, mbeze mbatunganye. Tweze Mwana, dutunganyirize kugutaramira bivuye mu mutima, ubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Urakoze Data. Imana ibahe umugisha, bagire neza. Murakoze kuntega amatwi.